gatandatu 2025 aho Wisdom School bari gukora graduation ibyiciro bitandukanye, harimo nasari mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu. Ni graduation yabereye kuri Classic Hotel, nimwe mu mahoteli akomeye mu karere ka Musanze, akaba rimwe mu mahoteli navuga amaze kugera ku rwego rwiza cyane. Rero nguko uko umuhango tugiye kubagezaho 5 kuri 5 uko umuhango wose wakabaye. Ni message ngugu ntababere kugira ngo mugende mubikurikirana, turabakunda cyane. Nkuko nababwiye turacyari kuri Classic Hotel ahari kubera umuhango wa graduation y'abana basoje muri Wisdom Schools cyangwa se muri Wisdom School. Wisdom School yahereye mu karere ka Musanze, itangirira mu nyubako wabonaga navuga ngo yari iya makeya, ariko ubu ngubu igeze ku nyubako ya menshi. Ifite ibigo 15 mu turere dutandukanye, harimo aho yatangira mu karere ka Musanze, ifite muri Susa Wisdom School Sisa, ikagera na Wisdom School hari aho bita mu Gashangiro hafi n'ingagi werekeza mu Kinigi aho bitira abana b'ingagi izina. Hari muri Rubavu Kanzenze, aho ni muri Rubavu. Hakaba na Rubengera nabo bafite Wisdom School, bakagira na Nyamasheke, bakagira Ngororero, Runda, Kamonyi, Muyumbu, Rwamagana Ufumbwe, Rwamagana aho ngaho ni muri Ufunzwe cyangwa se Ufubwe. Yes, bakagira Kayonza nabo bafite Wisdom School, na Kiramuruzi hari Wisdom School, muri Gatsibo haba Wisdom School, Kabarore haba Wisdom School, muri Gatsibo na Kiramuruzi na Burera. Burera rero ni hano werekeza ku mupaka wa Cyanika uvuye Musanze, ni birometero 20 kuhagera, ubundi ukabugeze kuri Wisdom School, nyubako nziza igeretse ubugira gatatu. Ni graduation cyase ni ibiro byitabire n'abayobozi batandukanye, president w'ababyeyi, principal ndetse n'umuyobozi mukuru chief founder wa Wisdom School Teacher Elie ari kumwe na madamu we. Nagemwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ngiye kubareka nyine mukomeze mukurikirane ibirori uko byakabaye, ariko mbizeza yuko ku munsi wa 24 na 25 tuzaturi Kabarore aho hazabere ibirori bya graduation ku banyeshuri basoje Wisdom School. Kuri inshuro ya 15 bakora graduation basoza amashuri cyangwa se ibirori byo kwizihiza abana babo cyangwa se abana basoje igiciro bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none hakabasojemo abantu, harimo abasoje muri department cyangwa se muri A level na O level, hakaba na primary ndetse nabo bita baby cyangwa se top class, nabo bakabagiye basoza mu byiciro bitandukanye. Ni misa shangu kuri Iris Rwanda, kora subscribe, like, share na comment, ubundi zona abana babige hano kuri Wisdom School. Muri kubona blast band niyo yacu niyo yanyu, mwitume mu birori bitandukanye, ubundi bikomeze kugenda neza. Ndabakunda cyane. Mu byiciro bitandukanye bakaba bahereye kuri nasari, akaba aribo bari kwinjira. ibyiciro bitandukanye, harimo abayobozi ba Wisdom School na founder cyangwa se former wa Wisdom School Teacher Elie, akaba nawe yamaze kuhagera aho abana banezerewe cyane. Ubona koko ari ibirori bibereye.
band ikaba igiye kwinjiza abanyeshuri bangije muri senior 6 bakaba ari 18 bagiye barangije mu faculty agiye atandukanye, bakaba bafite na morali nyinshi.
uzi ukuntu nkafotorera hano kandi ukabwira ngo akazi gahagarare hano reka Guess what? We learned about all of them. There's a phrase mentioned there.
kujya kubivuga ukamwica. Success is laid. Ladies of dignity and gentlemen of integrity, my name is Okwaz Norita Nyiruguru. I'm graduating from Senior 6, Math, Chemistry, Biology combination. I see some faces wondering either it's that math school of integration. Yeah, sure it is. I don't know if you're asking about that chemistry which is full of bone cycles. Yeah, it is the one we were from. I don't know if you are asking yourself about that biology with the synthesis formulas themselves. Yeah, that's the one you're from. But across 2025, we're glad we made it. Give yourself a round of applause. So ladies and gentlemen, I thank my classmates. They have not only been friends, but a family. They have not only been a supportive framework for me to lay on, but they have been something like brother and sister. I remember those night conversations. I remember those night plays and extensions. I will never forget that. And thank you for making that a clear and a good experience. So to our teachers, you have been great and supportive people in our academic journey. I can't also go without saying thank you. You have been amazing. You have played a supportive role, and without you, we couldn't have been made. We couldn't have made it. Please give them a round of applause. So now to our dear parents. Here I need to shift from English to Kinyarwanda. Muraba baragato kugira ngo twumvikane. Bavyeyi mwateraniye hano. Narigiye kuvuga akantu nabonye abana bari barimo baravuga ngo abavyeyi baturihira minervari nibo batwambika nibo badukorera buri kimwe. Sinibaza niba umwana yiga muri primaire yabo ibyo bintu sibyo. Turabashimiye tubivuye ku mutima. Kugira ngo mureshe igihe cyanjye neza, ejo naho tuvugana ku bintu by'impano, sinzi niba nta muntu Imana yabakwiriye, ndavuga ati ya Imana yari umuntu basubiye kuzansaba kuri kimwe turajya kwishimira ko
kuko wa mbere. It was a long journey for me from S1 to S3, but one lesson I've learned during my time in Wisdom School is that success isn't about grades or accolades, but it's about resilience. It's about having courage to keep going through tough times and believing in ourselves and our Creator, even though the road ahead seems uncertain. On behalf of all students, I would like to extend our hearts thanks to the school administrators, your leadership, dedication, and behind the scenes. Efforts keep our school running smoothly every single day. You made sure we have safety, supportive, and inspiring place to learn and grow. Programs solving problems, your work often goes unseen but never goes unappreciated. To our dear teachers, you've been so kind, you've been hardworking. Even though we were stubborn, you have been patient to us. We really appreciate it. And to our special and beloved parents, I don't know how I can express my gratitude in words, but I would like to call Krista to proceed with me. As I said, we don't know how we can express our gratitude to you in words. We are going to express through the song. We are going to, it's talking about our mothers, but even though fathers, don't worry, you have been everything to us, you provided everything we needed. We appreciate it. So listen. I beg for love is the meaning. Just a little time alone. You let me be a little shadow. For me wherever you will go. When I got a little older, you give me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know.
turabasezeranya udushya ndetse no guhindura byinshi. Aho mubona natwe turabizi, aho tubona tutagenze neza rwose ibintu bizahinduka kandi bihinduke ku rwego rwiza. Harimo n'udushya twinshi. Muri Wisdom School muzi uko twiga dufite indimi, twiga mu ndimi eshanu. Kuva mu mwaka wa mbere harimo Icyongereza ari ngombwa, kuva muri garidiyene kuzamura. Hagera mu wa mbere ni Icyongereza kirakomeza, ariko harimo n'Igishinwa, harimo Igifaransa, harimo n'Igiswahili gitangira mu mwaka wa kane, igihe dufite abarimu. Ubu rero umwaka utaha tunateganya yuko Wisdom School izafatanya gahunda y'igihugu, ariko tukareba n'uburyo abarimu bacu bigisha mu buryo mpuzamahanga. Hari uburyo mpuzamahanga bita ngo international curriculum, ariko usanga nta bitandukaniye natwe, aho bitandukaniye n'uburyo kubitanga. Cyangwa se umwana wize iyo porogaramu akaba yahabwa certificate iva muri iyo porogaramu. Niba ari Cambridge program, ubwo University ya Cambridge nimuha certificate. Iyo ari Oxford program, iyo iri muri Amerika ndetse no mu Buraya, ariyo Wisdom School igiye gutangiza umwaka utaha. Ni ukuvuga ngo abana bacu baza muri iyo porogaramu yacu y'u Rwanda kugira ngo umwana ashobore gukora ibizamini byacu kandi ku rwego rwiza, kuko n'abandi bari muri iyo porogaramu ya Cambridge ubu benshi bagaruka muri porogaramu nasiyonali, kuko porogaramu nasiyonali ituma umwana atekereza cyane kandi agakora. Uburyo rero bwo kwigisha nibyo tugiye gukora kugira ngo umwana wacu byose aba ashobora kubikora. Umubyeyi ushaka certificate ivuye muri Cambridge cyangwa Oxford, kuko ayo ni amayuniversite akomeye cyane akora curriculums aba mu Bwongereza, bagusaba amafaranga gusa y'ibizamini n'uburyo bikosora certificate ukayibona. Ariko bitavuye yuko iyi certificate umwana wacu afite yayijyana ku isi hose, kuko ku isi hose aho ugeze ukora ikizamini. Iyo ukoze ikizamini ubwo baguha umwanya. Ni ukugira ngo na ba bandi, hari abantu baza abanyamahanga babaza batari ku Wisdom School ko tubasaba ngo mugire porogaramu mpuzamahanga, twebwe nta kibazo cyo gutanga ayo mafaranga tuzatanga, ariko abantu bacu bazigisha kimwe. Ibizamini nibiza ushaka baguhe certificate iyo ashaka yose kandi birashoboka. Iyo porogaramu rero tugiye kuyitangiza, bikaba rero bigiye kubisaba ko ubu dufite abarimu bava muri Kenya muri iyo porogaramu bazaza gufatanya n'abarimu bacu mu kwezi kwa munani. Abarimu bagera kuri 20 muri Kenya, 12 bazava muri Zimbabwe, tukaba dufite n'abandi barimu bazava muri Tanzania, cyane cyane mu Kiswahili, kuko no muri segonderi ubu abana bacu bakora ikizamini gisanzwe cy'Igiswahili, ariko ese abigisha Igiswahili ni Abaswahili. Nk'uko nababwiye rero no mu Gifaransa naho turashaka kuzamura. Ejo mfite gahunda n'umwarimu wanyigishije muri universite witwa Jacques Galis mu Busuwisi, tuzaba tuganira uburyo tugiye gushaka abarimu b'Abafaransa kugira ngo aribo bigisha Igifaransa, kuko twabonye yuko Igifaransa cyigishwa usanga hari icyo kibura. Usanga umutwe hirya no hino atangiye kwigisha Igifaransa, usanga hari icyo kibura. Ejo rero n'umudafite gahunda n'uwo mwarimu wanyigishije, ubwo tuzabiganiraho, kandi hari abarimu biteguye kandi bazatangira hano muri Wisdom School. Bisabe rero ko n'Igifaransa nacyo twe kizamura. Hari n'ababyeyi basabye bati ariko se nta buryo muri garidiyene mwazamura Icyongereza n'Igifaransa. Ibyo nabyo turi kubitekerezaho, uburyo ababyeyi bumva ko umwana yiga mu Gifaransa tuzabikora, uziga mu Cyongereza azamuke. Ibyo byose turi kubitekerezaho. Ikindi nababwira ni uko twongera kubasaba muri kino kiruhuko abana bacu mubafashe mu rwego rwo gusoma cyane cyane Icyongereza, kuko mu kwezi kwa 11 dufite competition y'Icyongereza
y'ibihugu ubu bimaze kwiyandikisha 14 muri Afurika yose. Ubu abamaze kwiyandikisha abana bazakora iyo competition n'abana bagera ku 1000 Wisdom School izakira. Ibyo rero abana bacu ushize muri competition twaganye n'abanyakenya ntabwo twari twiteguye cyane, ntabwo twari tubirimo cyane. Abana bacu babonye ibyo bakwiye kubona, ariko twifuza noneho kuko kuva mu Misiri ukageza muri Afurika y'Epfo abo bantu bose bakwitondera ibyo bihugu byose byiteguye kuzaza. Urumva rero reka tunategure n'abana bacu bakunde gusoma, ibyo bizadufasha cyane. Gahunda rero y'umwaka utaha nongere mvuge ku Gishinwa. Mwabonye umuhungu uri hano wavuga Icyongereza cyane Teacher. Umwaka ushize agiye mu Bushinwa ari kumwe na mama we, nuko yatsinze ikizamini cy'Igishinwa. Igishinwa, Abashinwa ubu ni rwo rurimi rwa mbere ruvuga ku isi, kandi Abashinwa mu bijyanye n'iterambere bari ku rwego rwo hejuru cyane. Maze gusura Ubushinwa inshuro 3. Ubu ndetse dufite abana bagera kuri 5 bari muri university ikomeye n'umugabo ujya mu witwa Jack Ma, ni umukire wa mbere mu Bushinwa. Dufite abana 5 bari kwigayo, ariko icyabagerejemo ni Igishinwa. Ubu rero muri izi ndimi zose twigisha n'Igishinwa turashaka kugiha imbaraga. Akenshi cyane cyane mu Rwanda usanga abantu batekereza muri Amerika, batekereza Canada, ariko ntabwo kuko abantu bataragera mu Bushinwa ntibazi amabanga yabo. Ubu rero n'ababyeyi bari hano, wenda reka mbahe ubwo butumwa ku babyeyi bari hano. Wifuza kujyana n'umwana wawe mu Bushinwa kuko ntabwo wagenda wenyine. Mu kwezi kwa 8 ndi gutegura urugendo mu Bushinwa. Visa iroroshye. Ubu Ubushinwa na Wisdom School ubu turi inshuti. Ubanyemereye yuko umubyeyi n'umwana bashaka kujya mu Bushinwa, ubwo namujyana umwereka ukireba, reba mwana shaka kuziga. Shaka kuziga mu bijyanye na tekinoloji, mu bijyanye na science. Please, abashaka rero mwazamenyesha. N'ubu uhagarariye ambasaderi, kuko ntibaragira ambasaderi ubundi wadusuye ntabwo yaratashye. Uwo tariki ya mbere z'ukwezi kwa 6 yari ari muri competition Gishinwa. Ubu hari umwana ufite mwaka 5 ugiye kujyana na se mu Bushinwa kuko atsinze ikizamini, azaba ari ukwezi kose. Wisdom School rero ubu twemerewe no kuba twakoresha ibizamini. Abana bagakora ibizamini hariya, ariko gusorwa n'Abashinwa. Umwana akabona certificate. Igihe cyose umwana yifuza kujya kwigayo bamubaza niba hari Igishinwa. Iyo yerekanye iyo certificate nta kibazo, university ashaka kujyamo ayijyamo, kandi akaba afite na bourse. Abana muri hano rero Igishinwa mubwire Abashinwa nta mafaranga yacu bakeneye kuzi Icyongereza neza. Wagira iwabo ugana n'Abashinwa bakakwigira Igishinwa ko ni benshi kandi icyo bazi, ariko nawe ukavomayo ibyo ukwiriye kuvomayo. Soza rero bamwe ijambo ryanjye akaba rirerire kuko ni byinshi ntabwo bababwira, ariko gatse ku bijyanye n'ababyeyi bashaka kujya mu Bushinwa bakajyana n'umwana we, mubitumenyesheje. Biza rwose ntabwo izatinda. Umunsi umwe dushyiraho impapuro bakakwakira ibyo ukeneye byose kwakirwa, hanyuma nyuma y'umunsi wundi bizurayibona. Nta kibazo bihari, barabinyemereye. Nibyo bakoreye ubushize igana ry'aka mu Bushinwa. Buze ku Bushinwa rero dufite amayuniversite arenga 100 akomeye yiteguye kwakira abanyeshuri bacu, kandi kuri bourse ku mwana ufite amanota meza, amanota 75% mu kizamini cya leta ndetse no mu ishuri. Dutegereje abanyeshuri bacu rero kugira ngo turebe koko niba baratsinze. Ariko ikindi bongeraho ni discipline. Umwana wiba, umwana utari wa wundi utagira discipline, wa mwana ushobora kugutunda muri iki kintu, uyu mwana azagikora kandi agikore neza. Abashinwa ntabwo umuntu udashaka akazi, udashaka gukora, umuntu uri indiscipline, umuntu w'inzoga, umuntu w'ibitabi, uwo ntawe bakeneye. Ariko rero birashoboka ko abana bacu tumaranye imyaka
abo abaye barapfuye barakize ni bazima. Reka tubasabire mwabana ibizamini mugiye gukora mubikore neza, mudahubutse kuko ayo manota nimara kuyabona muzayaduhe, tuzabaha amayuniversite yose, then ubwo muzahitamo ibyo mushaka. Gusoza ababyeyi rero ni ibijyanye n'ibyo Wisdom School ifite Musanze. Muri segonderi dufite kiriya cyiciro bita troncome cyangwa O-level birahari, ariko noneho mu bijyanye na combination mu by'umwana agomba kwiga azanakora mu buzima bwe, amasiyanse yose muzi mu gihugu turayafite, leta yaraduha. Ariko dufite n'igiforomo tegura umwana kujya muri university. Ubu tugeze mu mwaka wa 5, aho mwaka wa 6 ubwo bazatanga umwaka 5. Ariko bongeye kuduha n'indi combination y'abakontable. U Rwanda nta bakontable bafite, bakeneye umunsi abaganga, abaforomo, ariko n'abakontable babyize ni bake cyane. Iyo rero barayiduhaye. Ejo nzaganira na Jacques Kalisi yambwiraga yuko hari abakontable, abantu bize kontabilite iwabo bashobora kuzaduha kugira ngo bahe ubushobozi abana bacu. Turashimira kandi neza minisiteri yacu itanga uruhusa rwo gutangiza ikintu. Ubu banatwemereye icyo bita software development mu bintu bya tekinoloji, mu byo gukora amasoftware. Ubu nabyo barabitwemereye ku buryo umwaka utaha tuzabitangiza. Nkaba rero mbashimira uruhare rwanyu mu gutanga, mu kudufasha kugira ngo uburere n'uburezi bihabwe abana bacu, kandi tukaba tubijeje rwose ubufatanye mu minsi iri imbere. Tunabasaba ko haba hari umuntu wifuza ko kuza muri Wisdom School, ni karibu rwose. Mu byumweru 2 tuzatangiye kwandika abana, kandi ubwo uko twabisabwe n'abantu bacu bazaba mu kwezi kwa 8 bazabahugurwa kugira ngo umwaka utaha tuzashobore gutanga byose hatabuzeho na kimwe ku bana bacu tuzaba dufite. Reka tubashimire rero, kandi tukomeze tubifurize umunsi mwiza, kandi tukomeza kubwira abana bacu gukomera cyane cyane ku byo mwabonye, ku byo mwize, kandi mwitegura gukora ibizamini mukabitsinda. Twitegura ko uyu mwaka tuzashobora kubona umwe muri segonderi wabaye uwa mbere ku rwego rw'igihugu, umwe mu wa 3 segonderi wabaye uwa mbere, umwe mu wa 6 wabaye uwa mbere. None twafata n'andi mashuri yose ya Wisdom School, kumva yuko batanu ba mbere ku rwego rw'igihugu tuzababona. Abana bacu turabategura neza, kandi tuzashoboka. Abanyeshuri bizashoboka, bizashoboka umureba hasi, bizashoboka. Batwegera, murakoze.